2026 Kizito Mihigo yagihaye inyito igira iti igikomere cy'ishoka cyakize vuba. Mbere y'uko nshimutwa nkanafungwa n'abategetsi b'u Rwanda, nari maze amezi make nkundanye n'umukobwa mwiza wigaga muri kaminuza y'u Rwanda. Ibinyamakuru by'imbere mu gihugu byari byaranshyize ku gitutu muri buri biganiro twagiranaga, bimbaza niba hari umukunzi nari mfite mu buzima bwanjye. Byaje kurangira mfashe icyemezo. Ntabwo yari mwiza kurusha abandi benshi namenye mbere, ubwiza bwe bwari bwihariye, ariko namukundiye ukuri kwe n'uburyo yankundaga bivuye ku mutima. Ariko rero hari ikintu mu mico ye cyantunguraga. Ntabwo yari azi kugira urugwiro. Yaransimbukiraga akangwamo iyo yabonaga akanya, ariko ntuzamusabe kukubwira utugambo twiza cyangwa ngo umubonane udukorwa duto duto two kukwitaho. Ariko nkakunda ko avugisha ukuri kandi ntagire ikintu na kimwe ampisha. Rimwe na rimwe yamaraga impera z'icyumweru iwanjye. Ibyo bihe byihariye twamaranye bizahora bimatanye n'indiba z'umutima wanjye ubuziraherezo. Mama we wari umukristu ukunda Bikira Mariya cyane, yarankundaga bikomeye. Kunsura kwe mu minsi ya mbere muri gereza byarankomeje binampa icyizere. Nkibwira ko ahari ari we mutima w'urugo wanjye uwo namye ntegereje. Umunsi najyaga kwitaba mu rukiko rukuru, nahageraga buri gihe ndinzwe cyane na polisi. Imodoka 3 za polisi njye ndimo yo hagati. Iyo namanukaga nambaye amapingu imbere y'abanyamakuru b'imbere mu gihugu n'abo hanze bamfataga amafoto ubutitsa kuva ku maguru kugera ku mutwe, numvaga mfite amatsiko yo kumenya niba akarabo kanjye karaho. Mu gihe nkibaza ibyo bibazo mbona umuntu inyuma y'abanyamakuru arimo azunguza ibiganza. Yari we. Maze nanjye inseko ibisesekaye ku munwa, binyibagiza gato akarengane ndimo k'uwo mukino witwaje politiki n'ubutabera. Ariko rero umutima wanjye waje gukomereka bikomeye ubwo nyuma y'uko nari maze gukatirwa, yamenyesheje ko adashobora gukomezanya nanjye mu rukundo. Yabanje kubura gahoro gahoro, nanjye maze kubona ko hari icyahindutse mfata icyemezo cyo kumushaka ngo mubaze niba tucyumva ibintu kimwe. Ubwo namubazaga ibibazo kuri telefoni mubaza ibiri kuba, niba nshobora kwizera ko twakomezanya mu rukundo rwacu, ubwa mbere ntiyashakaga kubyemera. Ariko biza kugeraho avuga ko abona atashobora gukomeza. Kuri njye nibaza ko yagombaga byibuze gutegereza irangira ry'urubanza mu bujurire mbere yo gufata icyemezo. Ariko iyo nsubije amaso inyuma nibwira ko byari igihe gikwiriye cyo kumenya koko niba ari we mufatanyarugendo mu buzima koko cyangwa atari we. Kugenda kwe byarankomerekeje cyane. Nari nzi ko bishoboka, ariko icyankomerekeje kikanantera kwibaza mu minsi yakurikiye gutana kwacu ni amagambo yakoresheje amenyesha icyemezo cye. Yari yarabanje kujijinganya cyane mu kumbwira niba tukiri kumwe cyangwa se tutakiri kumwe. Nuko musaba kubitekerezaho mu gihe cy'ukwezi. Mu gihe twahuraga bwa nyuma ambwira ko yabitekerejeho, niko kuvuga ati kugumana nawe byazambuza kubaho uko mbyifuza. Ngo iki? Ntekereza ko ari ryo jambo ry'ukuri ryankomerekeje mu buzima bwanjye bwose. Sinirengagiza ko koko kugumana nanjye muri ibyo bihe bisaba ubwitange, kandi ahari nicyo nari ntegereje kuri we. Ariko se kuki yambwiye ibyo bintu mu magambo akarishye gutyo? Yego koko ntiyigeze amenya kuntetesha, ariko kandi ntabwo ubwira umuntu ukunda cyangwa uwo wigeze gukunda gutyo, cyane cyane noneho iyo ari mu nzu y'imbohe. Nahise nanzura ko atigeze ankunda, kuko kuri njye kubwira umuntu uri muri gereza ko kugumana nawe bikubuza kubaho uko ubyifuza, ni ukuvuga ko ukunda ubwisanzure kurusha uwo muntu. Ahari wenda yakundaga Kizito cyamamare cyanyuraga kuri za nsakanyamashusho za rutura no mu masitade ndetse no mu nzu z'ibitaramo, ariko ntiyakunze wa muntu wakatiwe n'inkiko akangwa na sosiyete yose kubera kugambanira igihugu. Nubwo bwose yakomeje asaba ko yazajya aza kunsura nk'inshuti, ntabwo yigeze abikora. Iyo ntekereje gucika intege n'ibikomere amagambo ye yagize ku buzima bwanjye, bituma nibuka umugani wa kera nasomye mu bitabo byo mu mashuri abanza, ariko sinibuka uwawanditse.
Muri uwo mugani wuzuyemo ubwenge, umwanditsi avuga inkuru y'umukobwa mwiza wari ufite akamenyero ko kujya mu ishyamba gutashya kugira ngo abashe guteka. Muri iryo shyamba ahuriramo n'intare nziza yamufashije gutashya inkwi yari akeneye no kumurinda ibyashoboraga kumugirira nabi byose. Ariko umunsi umwe uwo mukobwa ari kuganira na bagenzi be, ababwira uburyo yahuye n'intare y'imico myiza. Mu gihe baganiraga, intare yari iri hafi aho yihishe irimo ibumviriza. Icyo kiganiro cyashegeshe intare mu buryo bukomeye, kuko hagati mu kiganiro wa mukobwa yaje kubwira ijambo bagenzi be yagira ati, iyo ntare ifite imico myiza ariko inafite akabazo kamwe, iranuka. Intare irabyumva ariko iricecekera. Bukeye bwaho umukobwa asubiye gutashya, asanga intare yabukereye nk'uko bisanzwe, imufasha gutashya. Ariko mbere y'uko igenda ibwira wa mukobwa iti, ndakwinginze fata iyi shoka uyinkubitishe mu gahanga, bikore, mena agahanga. Oya, kubera iki nakora ibintu nk'ibyo? Umukobwa yongeraho ati, reka ntibibaho, sinahemukira inshuti yanjye. Intare mu burakari bwinshi iti, urankubita ishoka cyangwa se nkwice. Nuko kubera ubwoba umukobwa birangira afashe ya shoka ayikubita iyo nyamaswa, biyiviramo igikomere kinini hagati mu gahanga. Ariko nubwo yari ifite icyo gikomere, intare ntiyigeze itererana uwo mukobwa mu minsi yakurikiyeho. Ariko umukobwa agahora yibaza icyatumye iyo ntare imusaba ko ayikubita ishoka. Hashize iminsi, intare imaze gukira cya gikomere, ireba wa mukobwa maze iramubwira iti, igikomere cy'ishoka gikira vuba, ariko gitewe n'ijambo ribi ntigikira kandi gihora gitonyanga amaraso imbere mu mutima.